Muraho neza nshuti bakundwa, aka kanya twishimiye gutaramana namwe tubabwira urugendo tugiye gutangirana kuri iyi channel yacu. Ngira ngo maje kubasuhuza abanyarwanda bari mu ntara amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba, iburengerazuba ndetse n'umujyi wa Kigali, tugasuhuza n'abari mu ntara ya gatandatu ariyo diaspora. Aka kanya turi kumwe n'umutumirwa, ngira ngo burya nawe uvuga umugabo arivuga. Watangira utwibwira. Murakoze. Nishimiye kuba ndahangaha kuri uyu munsi. Nitwa Apollo Muturagara. Imana iduhana umugisha kandi nishimiye ko tugiye kuganira. Amen amen. Nkuko twabitujwe n'ababyeyi, dukunda gutangira isengesho ibikorwa byacu, kandi ngira ngo abazakurikira channel muzajya mubona icyo tugambiriye, gusa intego nyamukuru ko turi murongo w'Imana isumba byose. Apollo, watangira twegereza Imana hanyuma tugakomeza. Yego. Turagushimye Imana kuko uri Imana yacu nziza, Imana yaduhamagaye, Imana yadukunze twebwe tutarayimenya ikatwishurira. Tugushimiye ubuntu bwawe n'imbabazi zawe, kandi Mwami Imana turakuraritse muri iki kiganiro kugira ngo ntaba ari twe ahubwo aba ari wowe uvugira muri twebwe. Turanga ngo dukoreshe umuntu kuri iki kiganiro Mwami wese agire icyo akuramo, tukwambaje twizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Amen. Amen. Tubahaye ikaze rero, ubu tugiye gutangira, ariko mbere na mbere Apollo wadufasha kutumara amatsiko igitekerezo Feed Me Please. Abanyarwanda bamwe na bamwe tutaba twumva Icyongereza, hari n'abacyumva ariko bakaba bajya mu yindi sanse yindi. Ni igitekerezo cyavuye hehe, igamije iki? Yego, urakoze cyane kubw'icyo kibazo cyiza. Wa mugani abantu benshi ntabwo bari no mu ndimi z'amahanga, ariko nahera inyuma. Please ni ijambo umuntu akoresha asa n'uwinginga, agira ngo agire icyo asaba. Feed rero ni ukugabura, ni ngaburira, ariko ni ngaburira. Ushobora kugaburira umuntu ibyo kurya by'umubiri bisanzwe, ushobora no kumugaburira ibyo kurya byera ijambo ry'Imana. Byose biri muri ibyo, muri Feed Me Please. Binahura kandi n'icyo dushaka kuzajya tugaragariza kuri uyu murongo wacu wa YouTube. Dusaba benshi kwitabira gukurikira, kuko nyine dukeneye kugaburirwa mu by'ukuri. Hari abakeneye kugaburirwa ibyo kurya by'umubiri, hari n'abakeneye kugaburirwa ibyo kurya byera ari byo jambo ry'Imana. Ndumva nabisobanura gutyo. Murakoze. None mu by'ukuri icano numva ngiye mbashe kumva mu bice bibiri, hari kugaburirwa by'umubiri no kugaburirwa by'umwuka wera. None se intego yanyu nyamukuru mu by'ukuri yaba igamije no kuza ukicaro ukabwira abantu bagaburirwa umwuka wera, cyangwa haba harimo n'ubufasha bw'umubiri? Kuko twebwe hari impano benshi ahangaha tuba tunisonze dukeneye iby'umubiri cyane. Mu by'ukuri navuga ko ubundi ijambo ry'Imana riravuga ngo roho nzima mu mubiri muzima. Ntabwo wagaburira abantu ijambo ry'Imana bashonje, cyangwa ngo bagaburire ibyo kurya nta jambo ry'Imana ribarimo. Ibyo ni ibyo kurya bigomba byose guhurira mu muntu kugira ngo umuntu abe ukomeye mu buzima no mu bugingo. So twebwe rero twifuza ko twazajya tubagaburira ijambo ry'Imana, ariko kandi tukareba n'abantu batameze neza, tukabasha kuba twabafasha uko Imana izagenda idushoboza umunsi ku munsi, kandi twizeye ko nta kabuza yaduhamagaye igatangiza umurimo muri twebwe izanawusohoza. Amen. Niba igitekerezo cyiza Uwiteka abaho umugisha. Ese icyo gitekerezo cyaba cyaravuye he? Ko bigoye kubona abantu babajeni nkamwe mutekereza icyo gikorwa. Nsanzwe mbizi ku bantu bakuru cyane, abasaza, abakecuru. Iki gitekerezo cyaba cyaravuye he? Rero ni igitekerezo kitari kigiye gitoya, cyabanje kubaho kera, ariko nyine ahantu cyaturutse ntekereza ko ari mu ijuru. Nari ngiye kuvuga ngo cyaturutse mu kuba twarashonje natwe. Ushobora kubona nyine ndi umuntu munini ukavuga uti uhaze, yamaze igihe arya, ariko hakora nariye, byo biragaragara. Nariye ariko naranashonje. Rero mu gihe cyo gusonza nifuzaga kurya. Rero mbonye icyo narya
nubwo ntari umuntu warenzwe ataza kugira unyumva ngo avuge ati aravuga ngo yarariye yarahaze none yibutse gusagurira n'abandi. Ndacyakeneye kurya kuko ndacyari muto nkeneye future, ariko nk'umuntu wasogongeye ku nzara nifuza ko abantu bandi nabo babasha kubona ibyo kurya, cyane cyane abana bo ku mihanda, abamarine, abantu nyine abarengana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mwibuke abarengana ko namwe muri mu mubiri. Hari abantu rero usanga baragiye bagira ibyago mu buzima bwabo bwa buri munsi, ugasanga umwana aravutse yisanze arara mu kiraro, ugasanga ntago afite ukuntu abayeho, aciye barakubita dore mayobo dore iki, akajya gutoragura ibyo kurya mu kimoteri. Birababaje mu by'ukuri. Igitekerezo ngewe cyanjemo kera, nyuma nza kukiganiramo n'undi muntu, mubyara wanjye yitwa Taifa, ntago ari hafi ndanamusoje, ariko nawe Imana imuha umugisha. Twemeranwa ko twatangira kuzajya dufasha abantu mu byo kubaha ibyo kurya, ariko dutekereza ko tutagaburira umubiri ubugingo ngo busigare tuzanamo n'icyo kintu. Ni igitekerezo rero cyaje mbere, ariko iteka ryose nk'ubu turi mu minsi mikuru, mu minsi yashize hari Noheli, ugasanga abantu bakaranze amakoko rwose, ariko ugasanga mu by'ukuri umuturanyi we ntabwo yariye, arashonje. Bakarya, bamara kurya bagahaga bakabimena. N'ubu mubonane bigiye kuzaba. Ntabwo twifuza ko uwo muco mubi wakomeza kubaho, turifuza ko twatanga urugero rwo gufasha abantu bashonje. Mu by'ukuri igitekerezo ni icyo ngicyo, ariko cyaturutse mu ijuru, binahuza n'ibihe bigoye Imana yagiye iducishamo byo gusonza. Tukaba twifuza kuba twagirira umumaro rero abantu nk'abo ngabo. Mbivuze muri menshi kugira ngo mubyumve neza. Ntabwo ari menshi, ahubwo n'uba igitekerezo cyiza kirimo umuhamagaro muri iki gihe turimo, kubera ukuntu abantu basigaye bakurura bishyira cyangwa bikunda. Biragoye kubona ko hari abantu cyangwa imbaraga, ndavuga z'urubyiruko, zagira igitekerezo nk'icyo ngicyo. Ni ibintu ku giti cyanjye biranunguye kandi binangoza ahantu, ahubwo hari ubufasha cyangwa ikindi umuntu yabasha kubafasha rwose yajya agikora, kuko uyu murimo mutangiye nk'uko mbyumva ni umurimo utoroshye na gatoya. Gusa icyo mbasabira Uwiteka abamugisha, kuko ni urugendo rwiza. Ese bizajya bikomeza ibikorwa byanyu bibe mu gihe kingana gute? Ni ingaruka kwezi, ni ingaruka cyumweru, ni igikorwa gihoraho? Dusobanurire gatoya, kuko harimo abantu bashobora kuba bari kukumva kano kanya bakavuga ati ni ugufasha abana ku muhanda. Muzafata abana bamwe bite birangira mu bafashe? Ese ni ukubwiriza iryo jambo ry'Imana, muzaribwiriza rimwe bite birangira aho ngaho, kugira ngo ino cano umuntu uyikurikiye nka kino kiganiro cya mbere kigiye kunyuzwaho amenye umurongo wose, ku buryo azajya avuga ngiye kureba kuri ya cano Feed Me Please, kubera ko hariho abantu bafasha urubyiruko. Ngiye kureba kuri Feed Me Please kuko hari inyigisho z'Imana. Urumva wagiye kuduhereza umurongo igihe kingana gutya, wenda twatinze mwabibona mu gihe kingana gutya, ariko kugira twebwe dushaka kujya tubakurikirana buri munsi icyo tubabona. Yego, urakoze cyane. Ibyo ngibyo rwose umuntu yanabyibaza, kandi umunyamakuru mwiza nubariza abantu bose. So twebwe rero igitekerezo cyacu ko kimeze, ni igitekerezo kigari. Ntabwo ari ugutangira dufasha abantu uyu munsi ngo ejo birangire, cyangwa ngo dufashe bamwe tureke abandi. Turashaka kuzajya dukomeza dufasha abantu uko ubushobozi bwacu bungana, uko Imana izajya igenda idushoboza. Ntabwo turi ahangaha ngo tumare abantu bashonje bose mu mihanda, nta nubwo turi ahangaha ngo tubwirize abantu bose ijambo ry'Imana bakizwe, ariko turango byibuze hagira umwe utugiriraho umugisha cyangwa undi. So ibiganiro byo tuzajya tubikora buri munsi, tuzajya dutumira abantu b'Imana bafite ubumenyi bwinshi kuturusha, kuko twebwe ntabwo turi intyoza cyane. Hari abantu b'intyoza bazajya baza kenshi gashoboka, ndetse natwe tuzajya tugenda dukomeza dufasha abantu iganjemo abana cyane nk'uko nabikubwiye. Ariko
uko nyine tuzajya tugenda dushobozwa muri make niko tuzagenda tubafasha. Ntabwo turi ahangaha rero ngo tuje gukemura ibibazo by'abantu bashonje bose, ariko tuzagenda tubikora gake gake yuko Imana izagenda idushoboza. Urakoze kudusobanurira. Ubu ngubu muri mu ncamakeya twaganiraga ku byerekeye iyi channel, ngira ngo ukuri iki kiganiro aricyo cya mbere kinyujwe kuri ino channel abashije gukurikira umurongo w'ino channel izagenderaho. Urumva ni ibikorwa byinshi umuntu yavuga agakomeza akavuga, ariko nkuko yari introduction turabizi ko igirwa n'ibyo abantu bagamije gukora ukayivuga mu ncamakeya, ubundi ngira ngo nizingiye mu magambo byari ibyo ngibyo. Hari icyo wasoza ubwira abadukurikiye? Yego, icyo nasoza mbwira abantu badukurikiye, niba tuvuga ngo turagira ngo abantu bamenye Imana, bafashwe, ariko nabo bafashe bamenye no gukorera Imana. Hari abo dukwiriye gufasha mu bifatika, ntabwo turabavuga amagambo gusa, ariko nanone hari n'abo dukwiriye gufasha mu magambo kugira ngo bagire ibifatika nabo bafashamo abandi. Njye ntabwo njanga ngo nkubwire ngo mpa amafaranga njye gufasha bariya, nawe uziranye n'umukene wamufasha. Ntabwo ari byiza kurya ngo uhage umene ibiryo, hari abantu bameze nabi. Ntabwo ari byiza ngo ubike ibikapu byuzuye imyenda kandi hari abantu bambaye ubusa, hari abaturanyi bawe. Ntabwo icyo nifuza nuko umuntu wese yagira umutima wo gufasha, cyane cyane mu bakozi b'Imana. Ntibibe gukorera Imana mu magambo gusa, kuko ngo kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye, kandi ngo ugaburiye umukene abagurije Imana. Nta wajijinganya kuguriza umutunzi, kandi umutunzi w'amahoro Imana. Iyo ugurije umutunzi uba witeguye ko ibyo byose azakwishyura kandi akakwitura ibinini. Mufashe, cyo nababwira, mukundane, ntitugire urukundo rw'amagambo, tugire urukundo rurimo gufashanya. Ushobora kuba ufite byinshi, ariko utekereze ko ku isi ntabwo uzahaba. Turahanyura tukagenda. Nabonye abantu bafite amamodoka menshi meza, ariko arapfa bakamujyana muri korobiyari, zisigara muri parikingi. Ntabwo ugenda mu modoka nziza. Ushobora kwanga gufasha abantu ngo ugure barabasi, ariko uzagenda muri korobiyari. Ntabwo biba byiza kwibutsa abantu ko bazapfa, ariko iyo tubyibutse bituma turushaho guca bugufi. Umuntu wese udukurikiye yumve ko nawe hari icyo Imana yamukoreye, agira icyo akora ku bw'Imana. Niba washobora gufasha mugenzi wawe, umufashe. Imana ntabwo ibeshya. Niba yaravuze ngo ugurije umukene, niyo abagurije, iryo jambo ryayo izarishyigikira, izagufasha muri byinshi utakwifashamo. Twabonye ko amafaranga ntabwo agura ibitotsi, ntabwo hari byinshi atagura, ntagura amahoro, ariko Imana yo izaguha amahoro. Niba ufite ubutunzi udafite amahoro, gerageza utange ibyo ufite, uzabona amahoro. Muri makeya ni ibyo ngibyo navuga, ariko hari n'igihe waba ushaka, ubonye ikiganiro cyacu ukavuga uti abantu bashobora kuba bafite gahunda yo gukora ibi bintu, ukaba ufite umwanya mukeya, wanadutuma. Turaza gushyiraho nimero aho hasi ku kiganiro, kugira ngo umwuka w'Imana nakuzaho ukumva bikwiriye ko hari icyo wakora ku bw'umurimo w'Imana, uzagikora. Twebwe ntacyo turango tukumvishe, ariko twizeye Imana yuko n'umwuka wayo izagenda ikugenderera, kandi Imana iguhereza umugisha. Kandi kora subscribe kuri iyi channel, wayikora, wakanda like ku kiganiro, wanagisharinga n'abandi bakabimenya, kuko dukora subscribe no ku yandi macano ashyiraho bimwe no mu bitwica, kandi bitwubaka ubugingo. Abakozi Imana ibahe umugisha. Urakoze cyane Apollo.